ariko bashyize ibitekerezo byinshi cyane. Buri abarundi ni abantu bakoresha urubuga rwa Facebook cyane kuruta abandi bantu, cyane cyane muri South Africa. Abarundi urebye ku zindi mbuga za Twitter za hehe usanga batari hejuru cyane, ariko bigeze kuri Facebook mani bari hejuru cyane. Nanjye nabibonye bashyize ibitekerezo nka 220 byose bihakana ko urumva ni umunyarwanda ufite ibyo yasize akoze mu Rwanda. Urumva nyine niyo mpamvu bamubwira ati hari ibibazo ufite hariya, so nawe akagira ubwoba bwo kugaruka iwabo. Bongeye kubasuza abakunzi ba KAME TV Rwanda, nje muri kumwe n'Isahanda Precious, ndi kumwe na mugenzi wanjye hano. Ari kumwe na Chris Kame, ngira ngo abantu mumaze kumenyera. Iteka ryose nababwiye ngo igihe cyose nzagenza imbere ya kamera zanyu nzajye mbashimira, kubera ko ibintu mudukorera ntabwo bibaho, ni ibintu by'igiciro cyinshi cyane. Ubu ngubu tugiye kumara ndibaza ko kwezi kumwe n'igice cyangwa se n'ibyumweru nka bitatu, tugiye kuzuza aba subscribe 20,000 na achievement itari navuga ngo nabantu bake bayigize, abandi baba celebrate 10,000 mu mwaka mu mezi 6, aho twe tubigezeho gusa mu kwezi kumwe. No kuri n'iby'agaciro ndabashimiye nce bugufi imbere yanyu. Chris Kame, ndabona umeze neza kabisa. Shanari ibi ndashima Imana n'abantu bake. Akazuba urabona ko ejo imvura yari yaguye n'iki ariko uyu munsi akazuba meze fresh. Okay, ndabibona kweli. Ariko ndakurebye ndibuka. Buriya hari inkuru nabonye ku byamamare.com ya yura muhungu Nestor Iradukunda, bari kuvuga ngo n'umunyarwanda, mbona abarundi bakamejeje, comment zabaye nyinshi. Wabibonye? Nabibonye, ni post kirango bashyizeho nko mu masaha nk'8 ashize, ariko nabonye ariyo post ifite mu bintu byose. Nagenda bibonye kuri Facebook, sinzi n'abariho bayibonye, ariko bashyize ibitekerezo byinshi cyane. Buri abarundi ni abantu bakoresha urubuga rwa Facebook cyane kuruta abandi bantu, cyane cyane muri South Africa. Abarundi urebye ku zindi mbuga za Twitter za hehe usanga batari hejuru cyane, ariko bigeze kuri Facebook mani bari hejuru cyane. Nanjye nabibonye bashyize ibitekerezo nka 220 byose bihakana ko ari umunyarwanda, ariko nanone ku ruhande rumwe usanga bafite ukuri, kubera ko uriya Nestor Iradukunda ntabwo ari umunyarwanda. Mu by'ukuri ntabwo ari umunyarwanda. Mu mateka ngewe nabashe gusoma, uriya Nestor Iradukunda ni umurundi, n'umwana w'umurundi uvuka ku babyeyi babiri b'abarundi bahunze igihugu muri cyagiye yari civil. Ngira ngo na amateka yabayeho, nabo bagize intambara iwabo, abantu barahunga bahungira muri Tanzania, ari naho baje kuba kugeza muri 2013. Muri 2013 we yanavukiye mu nkambi already, yavukiye muri Tanzania, yavutse ngira ngo muri 2006. 2013 UN iza kubajyana muri Australia. Bagize muri Australia ni bwaje kujya mu ikipe ya Adelaide, ni ikipe yo muri Australia. Umuhungu yakoze ibitangaza, ngira ngo ubyo nari ndimo ndeba ashaka ko yaratsinze ngo hafi imikino 17. So yarafite rero amateka menshi, yarafite amateka akomeye, ariko ngira ngo impamvu ibinyamakuru byinshi byagiye bimugarukaho n'ibyo byamamare ni ukwera ko yasinye deal itari mbi cyane ku mwana nk'uriya w'imyaka 17 yo kujya gukinira Bayern Munich. Bayern Munich ni ikipe ikomeye, ngira ngo uyu munsi ifitanye imikoranire na RDB muri Visit Rwanda. Ngira ngo ubu ngubu niyo contract dufite uyu munsi, nyuma yuko tumaze gusinyana na Arsenal, tugasinyana na PSG. Uyu munsi dufite Bayern Munich. So rero ni deal itari mbi. Urumva ko nabonye ngo bazajya bamuhemba, sinzi niba ariyo bamuhaye 1.2 million y'amadolari. Ni amafaranga atari mabi. Ikipe yo muri Australia bayihemba ngira ngo ni miliyoni 55 z'amadolari. So ni deal itari mbi ku mwana nk'uri ya w'imyaka 17 none ugiye kujya mu ikipe ikomakomeye kuriya. So rero kuba abarundi bamurwanira ishyaka ko ati n'uwacu ntabwo ari ibintu bibi cyane, ko tuzi neza ko abarundi mu bijyanye na football rwose mani bari hejuru. Bafite abantu benshi bihangange bari ku migabane y'Uburayi bakina za football, ariko u Rwanda bisa naho abo bantu ntabo turagira. Uramya makuru ku ruhande rumwe navuga ngo yibeshye yenda, cyangwa se kuko ngira ngo no mu nkuru ye no mu nkuru yanditse ngo yagiye muri Australia. Mu byo yanditse muri La Poste harimo kubeshya kwinshi, kora ko bwa mbere yavuze ngo ni umunyarwanda, bwakora avuga ngo yagiye muri Australia afite imyaka 3,
kandi yavuye ngo yavutse 2006 agenda muri Australia 2013 yarafite mu myaka ngira ngo irenze imyaka 3. So harimo kwibeshyamo kwinshi ngira ngo niyo mpamvu abarundi bahise batera hejuru. Gusa abarundi n'abanyarwanda iteka aho haraburi mu tuntu two cyane cyane ku mbuga bashyogozanya bagira gute, yo hari utuntu tubahuza abarundi yebana baravuga iyo bavuze bahita baza birukanka. Ariko kuri iyi poste ho navuga ko bari mukuri, kubwanjye mbona ko bari mukuri, ntabwo avuga ngo uriya muhungu n'umunyarwanda, no murundi pe mu Murundi nta nahantu urubuze gusoma ko ari umunyarwanda. Nyamakuru byose byabwanditse za Football Times, za CNN, za Jazeera zande byose banditse ko ari umurundi wavukiye mu nkambi y'Ikigoma ndibaza mu gihugu cya Tanzania akaza kujya muri Australia muri 2013 ari naho ubuzima bwakomeje. Nibyo ngibyo ntekereza. Urakoze cyane, ngiye ayo makuru ntayo nari mfite, ahubwo nahoze nibaza. Ariko sinibyo gusa nabonye, hari nandi makuru nabonye y'umugabo Samusuri uramuzi? Samusuri ndamuzi, si umukino w'amafilme wakinnye mu mafilme menshi, njye nakundaga no kumureba kera cyane muri Seburiko Seburiko ni ya Kanyombya. Nibwo yatangiye, ariko hari amakuru nabonye ari kumuvugwaho cyane ngo ngari gusabiriza, nkibaza ni gute umukino wa filme wamamaye kuriya wari ugeze ku rwego rushimishije yaba ari gusaba. Nase gusabiriza bigira banyirabyo. Ari umuntu wanditseho ngo uzasabiriza we ntabwo uzasabiriza. Rega tumenyereye yuko abakinnyi ba filme tuziko bafite amafaranga kameme, noneho umuntu hende umuntu ashobora kurya nabi. Yariye nabi se buriya ararya. Ntabwo ntekereza ko yariye nabi, ariko guhomba bibaho, ntekereza ko guhomba bibaho. Ndaguha urugero, umuntu witwa ye, umuntu bita Kanye West ngira ngo mu myaka iri imbere ya 2022 yarari mu bantu bari barabakire cyane b'abaraperi, bari bafite amafaranga pe, ngira ngo yakompetaga na Jay-Z. Ariko byageze ejo bundi yakoze interview ari kuvuga ngo ari gushyigikira ibi bya Black Lives Matter. Noneho yarabishyigikiye gusa, akora interview anabishyikira ibintu nk'ibyo ngibyo. Company yamamarizaga ngira ngo na Adidas sinyibuka neza, company yamamarizaga ihita imubwira ko bacanye umubano nawe. Yahise ava kuri billions asigarana ibihumbi magana by'amadolari kuri account. Mu myaka tuzi ye n'ubukire yari afite, yarasigaye ari umuntu ku rwego rwo avuga ko nanone urwego yaragezeho yari urwego rwo gusabiriza. Kuko kuvuga ngo ye Kanye West tuzi nuwango umuntu wakundanye na Kardashian batandukana akagenda akagura inzu, ye nawe akayitagura indi nzu hafi ye kugira ngo jista azajya muri ukuntu yinjira mu nzu. Ari byo byonyine amafaranga yari afite yari ku rwego rwo hejuru, agasigara mu magana by'amadolari. Ngira ngo ku rwego rwe yari wo gusabiriza. So rero kuri Samusuri nge numva nta gitangaza ko umuntu yasaba. Nanone rega buri ikintu abanyarwanda tugira no kwihagararaho. None sinzari mwica. Ariko sino gusaba gusa nubonye biri kuvugwa cyane ngo ari byo yagiye ahunga ngafite amadeni menshi. Ngewe ibyo nabonye cyangwa ukuri kw'ibi bintu ko mbiziho, uriya mugabo inkuru ze zo kujya mu ngira ngo atuye Maputo muri Mozambique nazimenye muri 2021 n'atari 22 gutyo. Nge nabonye inkuru bivuga ngo Samusuri yimukiye Maputo, nayibonye ku gihe. Kwimuka umuntu akava mu gihugu kimwe akajya gutura mu kindi ahantu hariho hose ntabwo umuntu yabiveba. Icyakora nabyibajijeho, ndavuga nti se uyu mugabo ko atari umucuruzi tuvuga ngo ari marashora, ko atagira gute, ko teleye isa naho iri mu Rwanda agiye Maputo gukora iki? Cyane ko nabonaga mu gihugu cya Mozambique icyo gihe cyari kirimo intambara agira ngo u Rwanda rwohereje abantu byo kujya kurinda umutekano. Ndavuga nti se Maputo akurikiye iki? Yenda yajya za Burayi, mbona ko yenda abantu bose babifuza kujya i Burayi, ariko nabonye ngo agiye Mozambique. Mbitekereza ko ndavuga nti yenda ubwo namahitamo ye, cyane ko ari umu MC yenda agiye gufata iryo soko ry'ubu MC hariya, cyangwa se yarayagwije agiye gushora imari. Mbona bitekereza cyane ko biriya bihugu ngira ngo bigiramo n'amazaho abantu bacukura. Noneho muri iyi minsi mbere yuko agirana ikiganiro na Max TV na Kashe Pizo, havugaga inkuru ko yahunze. Bamwe bavugaga ko ngo yateye umwana inda, umwana utuje imyaka. Abandi bavuga ko yateye umugore inda akamuhunga jista adashaka gufata izo nshingano. Abandi bavuga ko yahunze amadeni. Ariko we mu kiganiro nge niboneye yatanze yaje gushyira umucyo, uretse ko nabyo hari utuntu navuga ngo tugenda umuntu
navuga ngo umuntu yashishozaho we yavuze ngo ahunze amadeni ahunze icyo twita banki rambere nubwo zitavugwa cyangwa se zitemewe mu Rwanda ariko abantu barazikoresha nazo ziracyabaho sinajyaga ndumva zivuzwa se ni yego banki rambere z'abantu zimaze gupfungisha zafungishije minisitiri w'intebe zitumye uwo mugabo Samusuri ahunga zigize gute abantu benshi ngira ngo ujye wumva abantu bavuze ngo ntuze ngo imanzu uyu munsi ziri gucibwa kuko banki rambere ukuntu ikorwa duspose ufitiye kamera yenda kamera ihagaze ibihumbi yenda miliyoni ukajya gushaka ibihumbi 100 umuntu arakubwira ngo mpiyo kamera igura miliyoni kandi none uyamuha murandika ko muguze iyo kamera agwa ibihumbi 100 umuhe kamera ya miliyoni mwandike ko muguze none babaye makini muri iyi minsi basigara abanyabwenge ntago bandika ngo baroga ati byari byibise umuntu najya kundega akavuga ngo kamera ngo tuyiguze ngo namuhaye 100 ngo kamera ngo tuyiguze ngo ntago mwandika 100 ntago mwandika ko muyiguze 100 kuko ariyo waguhaye ahubwo murareba muko ati kamera ifite agaciro ka miliyoni mugahita mwandika ati nyiguze 800 nicyo igiciro mwandika kugira ngo nimujye no mu rukiko bavuga ati harimo logique kuvuze ngo kamera y'ijana ukajya ukabwira urukiko ati umuntu murebe ati kamera niyo igura ibihumbi 100 yatsindwa bandika ko miguze 800 none rero aba bantu ba banki rambere yo babona bakoze deal cyane cyane amazu ubutaka ibintu nk'ibyo biri deal yo bigeze hatari cyo kumwishyura uramushaka ukamubura none yo umushatsi ukamubura bita bijya mu yindi mukundi kwezi none kugeza ubwo usigara niba yarakuguje nk'ibihumbi 100 bigeze ubwo usigara muri mideni rirenza agaciro cya kintu wamuhaye ukakimurekera noneho bivugwa ko uriya mugabo yafataga amadeni ngira ngo yabanje gufata amadeni y'abakinnyi ba filime bakinana kugira ngo ashore muri la series yitwaga Makuta ashoramo amafaranga ariko bikavuga ko amafaranga yashoraga atariyo yungukaga juste yashoraga urumva ntandi ya streamingaga uretse kuri YouTube nta na views nyinshi ndagiraga zigitangaza urebye n'amafaranga bakoreshaga bira bintu bya filime ngira ngo birahenda by'amasede byo kwishyura abantu kugira gute amafaranga yashoye ntayinjiza kandi arabo yahembaga byaje kuvugwa ko Judith niyo nizera yaje kumumusada bafatanya projet bayigira 50-50 barabigabura ariko noneho Judith naza kubona ibintu bari gushoramo amafaranga ntago biri kwinjiza noneho uriya mugabo Judith yaje kugenda gake yaza kubabigura intege muri iyo projet kwabonaga nta kintu ari kunguka ariko uriya mugabo na projet igiye gusa nihagarara afatira iyo banki rambere y'ibihumbi 600 umuntu bayifashe rero yamwandikiye cheque itazigamiye noneho igihe cyo kumwishyura cyaje kurenga wa mugabo niba ari umugabo we yavuze ko ari umuntu yagurije amafaranga afata yakashe ayijyana kuri banki kugira ngo rero kashigiraga cyangwa se yasheke igira agaciro ujya kubikuza none ubikuje banki ibona ko konti uri kubikuza nta mafaranga hari kandi baragusinyiye sheke banki ikintu ikora itera kashe ko uwo muntu yagize nta mafaranga afite kuri account none bakayiha wa undi waje kubikuza wundi baje kubikuza na mahitamo yo gutwara sheke kuri RIB kugira ngo RIB ikurikirane RIB ntabwo yakurikirana nta kashe ya banki iriho ubwo rero banki yaramuhamagaye aramubwira ati rero wasinye sheke kandi ntabwo izigamiye rero tugiye kwiteraho kashe none harababwira ngo mube muretse kuwa mbere ikibazo nzagikemura ubwo yari kuwa gatanu icyo yarakeneye ko iyo weekend ivamo iyo weekend yari afite ibiraka byo gukora mu makwe urizwa ari mu MC muri ibyo biraka yakoze muri iyo weekend yabonye amafaranga ya tike none kuwa mbere byageze umugabo ari kurenga Rusumo agera muri Tanzania ahita arenga Tanzania yigendera Maputo ariko yarahunze iyo sheke kuko yarabonaga ko uwo mugabo uri kumwishyuza ari seriye ikindi nta mafaranga afite yo guhita mwishyura ako kanya ahita ajya Maputo arakora yogira ngo agezeyo yabanje no kuzajya akora ubibiraka muri bya ambassade n'iki ariko nta passport yari afite so yaje kujya rero muri ambassade gushaka passport agezeyo baramubwira ati hari ikibazo ufite mu Rwanda mu rukiko hari umuntu wakureze bya sheke itazigamiye nk'umuntu rero wari ubizi ntabwo yiriwe aburana cyane yahise abona ko icyo kibazo kuko cyageze ahantu kure atangira kwitabaza abantu bivugwa ko urubanza uyu munsi nta nubwo rurasomwa ariko already baraburanye ntabwo rurasomwa bitegereje ko urukiko rurusoma ariko Judith bivugwa ko yitabaje Judith niyo nizera aramushyura ya mafaranga wa muntu ideni baramwishyuye n'umwavoka agiye kumuburanira ariko already kuko urubanza rwari rwarageze mu rukiko urubanza ruracyarimo n'ubwo ngo bategereje ko ruzasomerwa ariko nk'umuntu uri hanze yavuze turubanza ni rucibwa ndahari nzagira ibibazo kuko buri rubanza yo ruciye udahari nyine udahari bagufata nk'umuntu nyine udahari urubanza ntago bavuga ngo bagushyiremo imiyaga kandi udahari
yaho gati rero imyaka ubura sheke itazigamiye ngira ngo ihera ku myaka niba ari 2 kuzamura aho gati yenda ngiye kugira ibyo bibazo so ubu ibyo rero ari gushaka urumva hanze ubuzima ntago bumwerere neza ntiyanagaruka mu Rwanda kuko nta passport afite barayimwimye kubera ko ibyo bibazo bihari ikindi mu Rwanda afite ibyo bibazo uretse n'ibyo bya sheke afite iby'amadeni by'abantu yagiye abo muri family yagiye yambura abatishyuye abagize gute urumva afite ibibazo byinshi naho ngaho ubuzima bummereye nabi Maputo nta kindi kintu ari bukore ntabwo ari bukine filimi ngo Maputo ngira ngo bakoresha igiportugais Portugais sometimes na Gaswahili na Gafransa n'ikinya Mozambique ariko cyane cyane Portugais none sara kina filime mu giportugais ninde surubiyere akeneye kugaruka kuri rya soko rye riri mu Rwanda kugira ngo arigarukeho rero birasaba ko azi ibibazo byose yabikemuye ariko nanone yabikemura yagira nubwo jidite yamwishyuriye hakabaho n'urupapuro banditse rumusabira imbabazi ariko urukiko ruje kuvuga ati check tazigamiye bakayihana mara barayihanira ngira ngo nari ngwaye urugero rwahoze ari minister w'intebe Jean Pierre Habumuremyi Damiye Habumuremyi ngira ngo uyu munsi yaranje igihano ariko yarafunzwe igihe kingana n'umwaka asorugwa kubera imbabazi z'umukuru w'igihugu yamubabariye so kiriya cyaha afite rero kirakomeye niyo mpamvu rero urumva afite ibyo byose by'amadene icya kabiri ubuzima ntago bumere neza hari icya gatatu afite abana bivuga ko Samusure ari mu bantu b'abakinnyi ba filime bafite abana benshi si umuntu abonye atera blague aravuga ngo afite abana 24 n'amakipe abiri ya football afite abana benshi urumva rero nabo bana bakeneye indezo n'iki abanyina wabo n'iki mbese afite ibibazo buri mwana afite nyina buri mwana oya ntabyo ubwo urumva afite abagore 24 ariko byo afite abana benshi ariko urumva nanone ubuzima bumwicariye nabi hariya buri bihugu by'amahanga mani iyo utazi guhiga cyane waramenyere urumva yamenyereye industry nta rurimi azi ntaki urumva na ambassade yenda nta bintu byinshi yamufasha kuko ari umuntu uri mu bibazo urumva ni umunyarwanda ufite ibyo yasize akoze mu Rwanda urumva nyine niyo mpamvu bamubwira ati hari ibibazo ufite hariya so nawe akagira ubwoba bwo kugaruka iwabo urumva rero ni ibintu navuga ngo akeneye ubufasha mu buryo bwari bwo bwose akeneye ubufasha bw'ubutabera yenda kumushyira mu iyo miyaga akeneye n'ubufasha bwo kugira ngo abeho ikindi kandi buri abanyarwanda kumubwira ngo bamufashirize hari yari muri Mozambique wamenya se ubungu bari mu biki wamwereza amafaranga ejo wundi wagate ati bakangura bati yenda mfasha amafaranga mweje kuri mobile money sinzi niba zinakorayo ejo nzagira akazo ngo ati hari amafaranga ari kujya wohereza no muri za Mozambique aba abantu benshi barwanya ubutegezi so niyo mpamvu icyo akeneye cya mbere ni ukuza mu Rwanda kuruta kuba ari Mozambique twako Mozambique hariyo ibintu byinshi mbese hari ibintu byinshi cyambere akeneye no kuza mu Rwanda ariko nanone azahaza ariko yishyuye ayo madeni yenda niba ari kuburara niba ari kugira gute gihe cyakora ikintu kimwe namushimye yanze kwihagararaho aravuga ati yenda kugira ngo nzicwe n'inzara nzicwe n'inkoni cyangwa se nzicwe no guseka kuko kubera ko baje kuvuga ngo ni umusitari reka nihagarareho man inzara none se kwihagarara inzara itemamara nibiki yenda abantu bakamufasha ariko nge nibyo mbona yenda ntabwo navuga ngo yari ariko nanone muri kariyeri ye ntekereza ko ideni afite ideni ryatumye ahunga ne 600 ntekereza ko muri iriya filimi ya Makuta ntago ari amafaranga yaburagamo ikindi nanone ni uwo muntu wagiye kumuregana urumva n'umuntu basanze bakora muri kariyeri ayo mafaranga yakoze mu itike ndibaza ko tikiva mu Rwanda ikoresheje imodoka ijya muri Mozambique nayo ntabwo yabura kujya hasi ntiyabura mu 200 yafata uwo muntu akamuha 200 yamara kumuhamagana bakamubwira ati rero mushyiramo imiyaga mbabarira andi nyashake akabwira nawe urumva ayo jidite yamutangiye ayishyura mu mwavoka n'iki yamubwira ati mfite ikibazo kinkomereye sheke tazigamiye nta muntu utazi ko ari ikintu cyadanje mu Rwanda akamubwira ati mbabarira unyongere byiburaho 200 mbe muhaye 400 nsigarane 200 ntabwo ari kubyanga urumva we yabibaze nabi navuga ngo yakoze koza rya mbere ryo gutekereza guhita yirukanga nizo rya mbere yakoze ngiye mu buzima busanzwe umuntu afite ikibazo abona bamutabara urumva washobora no kuba yarimubwiye ntayamuye muri icyo gihe yabona bya bintu yabigize joke wenda yabona bikomeye akavuga reka none se uribaza ko ayo wowe wamushyigikira ntabwo yagiye n'amaguru yagiye n'imodoka imodoka irazunguruka man Tanzania ikubye u Rwanda ngira ngo uvuye Rusumo byibura ugera Dar es Salaam man mwahagenda byibura uramutse ugenda na bisi mwagenda byibura nk'iminsi 2 cyangwa 3 man ni kure pe
kiriya gihugu ni kinini. Nka buri karitsiye yari afite umuntu umwakariye ufite uraza ntabwo byari akava Rusumo hari ufite kugera Tanzania akagera Mozambique we ntimukazaye mugira none ntabwo ubwo bivuze ngo arimo arashaka amafaranga yakwishyura yego akeneye amafaranga ya mbere n'ayiryo deni y'abantu afite amadeni urumva aya mbere y'iyo shekita zigamiye already yarayishyuye ariko n'ikindi ntabwo agiye gusakuza gutyo ngira ngo amazi yo myaka yose ngira ngo agiye kumara umwaka urenga cyangwa ibiri ari maputo ntabwo yarabibaye kuri iryo deni rihari kuko already yagiye ayafite ntabwo yafatiye muri Mozambique yagiye ayafite bivuga ngo ikibazo afite uyu munsi cyatumye anasakuza ni inzara urumva ikintu afite none turi kuvugana wanasanga yaburaye nuko ngo ni inzara afite niyo yatumye asakuza ariko nanone iyo nzara kugira ngo ubone umuntu yigufashamo hariya man buriya ambasade y'u Rwanda yari umuntu twaganira ambwira ngo uri mu gihugu cy'amahanga ukabona ugiye kuburara uzajye kuri ambasade y'iwanyu cyane mu Rwanda man baguha ibiryo ariko nabo bagahita bakubwira ati rero ndabona hari kuba haba byakunaniye reka twitahire bahita bagucyura rero nawe niba ari inzara ngewe urumva ntabwo yewe ko ambasade y'u Rwanda ifasha abantu mu buryo man n'inzara ambasade y'u Rwanda iri muri ambasade ziri smart kuri isi bagufasha nge numva umushitsi wanjye wari uri ngira ngo ni Uganda baragenda bari gutembera ninjoro babafashe barabatwara bari kumwe n'aba Nigeria n'aba Sudanese sinzi ngo n'aba Liberians barabafata ari agakundi babagejeje kuri station ya polisi uwo mutipa amagra ambasade y'u Rwanda iri Kampala iryo joro ntabwo yarayemo basi baza kumureba baramurekura abandi bararamo bivuga ngo ambasade y'u Rwanda ku kibazo cyari cyo cyose abantu umunyarwanda ari baramufasha ariko noneho urumva nawe aravuga ati ninjye kuri ambasade yego baramfasha iyo nzara bayimvure bangaburire ariko barita bantwara nibantwara iwacu bambwa ati yenda mapoto yakunanira reka tugusubiza iwanyu inzara aho kugiye kwicira aha ugenda kurya mu rugo naza kurya mu rugo barabanza ahure na bya bibazo nyine by'abantu yenda ntabwo wamenya yenda hari n'abandi bamureze abantu bakorana muri bya by'amafilime bamushyiramo n'imiyaga se nago none se imiyaga already uwo nguwo wamureze already nawe yamwandiki bari umusabira imbabazi ariko ibaruwa bayatachije urukiko buri ubutabera nicyo byitanga ubutabera icyaha yo wagikoreye umuntu akagusabira imbabazi icyo gihe batavuga ngo icyo ubukuyeho gusa iyo umuntu agusaba imbabazi aragukoreye icyaha ubukuyeho gusa ngo nta buryozo wowe nta buryoze bw'icyaha ugikeneye niba ari indishyi niba n'iki ibyo nibyo ubukuyeho ariko ubutabera bwo buratangwa bavuga ngo noneho cyaha gikoreye societe ntabwo bakigwana nkawe cyangwa ko wakoreye kanaka urumva buri wese afitanye ikibazo n'umuntu nazana nka ndamubabariye bagaca bakurekura ariko nabo bavuga ngo yakoreye icyaha societe kugira ngo yenda n'abandi bantu batinye icyo kintu urumva rero niba yaranditse asaba imbabazi yenda bigira navuga ngo ugabanyiza ibihano ariko ntabwo bivuga ngo uburyozwe bw'icyaha babuvuyeho niyo bamusabira imbabazi yego nibyo yenda ayo madeni yandi mu Rwanda nta tegeko rihana ko umuntu agufite ideni ahubwo nkeka kubwo yaba ari gufunga icyo gifungo wenda bashaka kuba bari yego nyine nicyo ari gufunga nyuma se ubwo bufasha nyine kuko nanone impamvu yenda urumva nawe afite ubwoba ntabwo azi ngo urumva urubanza ntabwo rurasomwa yenda hazaza bambabariye cyangwa se bamuhaye imyaka isubitse nabyo bibaho cyangwa se banamukatiye nawe urumva akeneye kwanza kubaza kumenya ngo urukiko rurankatira iki ese rurankatira umwaka ese rurankatira ibisubitse yenda yumve aho bishya bishyira avuga ati reka ngende noneho ngira ngo nicyo navuga ngo nicyo kintu ategereje kandi nawe wabyumva urumva aravuga ati yenda se nikubita mu Rwanda bugaca bankatira imyaka 5 nikubita mu Rwanda mbese akeneye kumenya aho bishya bikira cyane ko urubanza batararusoma ariko kuba nta leta ihagera aho hantu nta leta yahagera ku buryo ari kuvuga irahagera ariko buriya iyo umuntu nyine ari ibyaha uvuga uti yenda ari igihe batabishyiramo mu imbaraga nyinshi cyane yenda ideni none se urumva ibintu gushyiramo ngo Interpol kugira gutenda ukavuga ati ntabwo bazabikurikirana cyane arigiye umuntu yibwira gutya ati ntabwo bazabikurikirana cyane kuko rega nanone wibika ko urubanza ruhenda na nizo process zo kujya kureba abantu mu mahanga nabyo ni ibintu bitwara amafaranga y'igihugu abivuga ati yenda akakange ntabwo leta izagira so ngenda ntekereza uretse ko hari icyaha kiba gito mu mategeko kiba gito nose kucyari gikatirwa imyaka burundu akaba n'igikatirwa umwaka cyangwa amezi 6 ubwo nari ikigegura akantu uvuze akantu kakaha
byose ni icyaha yenda mu kinyarwanda bivuze nabi ariko icyo nshatse kuvuga buri ukuntu waba warishe cyangwa se warafashe umwana ku ngufu cyangwa se ufite ingengabitekerezo cyangwa se ugambanira igihugu, imbaraga byashyirwamo mu kugushaka ahantu uri n'imbaraga byashyiramo kuvuga ngo wenda nahunze mfite umuntu 100 ntekereza ko zitaba zingana, kubera ko izo mbaraga rega zigendamo amafaranga, zigendamo imisoro y'abaturage. Niyo mpamvu leta nayo ivuga ati byari byose process tugiye kugira ese bakabibalansa nabyo. Hari kaba n'igihe bagucira igihano kiraho bakagutegereza igihe uzazira. Ushobora no kubura aho ngaho erega wanze kugenda ejo bundi akaba ari no kugenda agasitara kuntu niba ari umuntu bimuvugwaho ari umuntu wikundira abana ashaka akongera akarya undi mwana wa Mozambique yati mugatereka tugusubiza iwanyu. U Rwanda rukamubona rutigeze runamuhamagaza rutamugize gute bakamukora deportation. U Rwanda rukamubona rutiriwe rumwirukanka rutiriwe rutiya gute agasanga cyagihano kiri hariya akabanza akagisavinga. Ubwo niba uko bimeze ahubwo abanyarwanda nibakora uko bashoboye. Nibakora uko bashoboye nge nabwira abantu uko cyane ariko hari ibintu navuga ngo sinzi umuntu umwe wigeze ubivuga. Iyo umuntu ari mu kibazo nkakuri yenda hari ibiri mu rukiko abandi abafite amadeni bihangana ntibajye mu nkiko yenda bamutegereze azabishyura cyane ko ariko yashaka, ariko nanone abantu bamufashe burya umuntu w'umugabo ufite imyaka nk'iya Samusuri aho atinyuka akajya kuri kamera akavuga ngo mumfashe biba byageze ahantu habi. So abafite umutima ngira ngo sino kwanga abafite umutima ngira ngo abanyarwanda nabantu bafasha cyane. Twagiye tubona ku ngero nyinshi, twabibonye kuri Rampeti mu DJ wari uri mu Bwongereza avuga ngo afite ibibazo, twagiye tubibona kuri ba Eliane, bese twabibonye ku bantu bafashije. Samusuri nawe reka ajye ku rutonde rw'abantu abanyarwanda bakwiye gufasha kugira ngo yenda yigoboture ibyo bintu. Nitugakunderiga uriya mugabo yaradushimishije, nitugakunde kubona umuntu yishimye gusa none maze tumutererane. Ariko nanone wibuke ngo nanone buriya turi abantu, umuntu yaradushimishije yego nibyo, ariko se wumvise abanyarwanda nanone tugira ikindi kibazo kimeze gitya. Hari ikintu cyambabaje ubundi muri entertainment ku rupfu rw'umuntu bita Junior Multisystem. Junior yararwaye, amaze kurwara abahanzi yakoreye yagize abastari ba Riderman ba Bruce Melody basinya bavuga ko bafite amamiliyari kuri konte, abura 40 by'amadolari byo kujya kwa muganga kugeza indwara imuhitanye. None indwara imaze kumuhitana haza kubura amafaranga yo kumushyingura. So niho nahise mbonera ko hari uruganda rwa entertainment ari uruganda rusa naho rugoranye mu Rwanda, nta rukundo rubamo. Kicyo kintu ngira ngo abantu bose barakibonye kuba ngo Junior yabuze amafaranga amujyana 40 niba Bruce Melody ashaka kuvuga ngo ashaka guspendinga amafaranga runaka naye, ariko nanone umuntu ashaka kurikonesa avuga ati ariko byo byose uriya muntu byibura kanavuga ati reka ntanga 1000 kubera ko aho ndiri zina ne wari impaye. So muri industry y'abanyarwanda muri showbiz isa nayigoranye umuntu afite ikibazo yo muri mumeze neza bari sawa, ariko mutameze neza shaburo wese arabaga kifasha. Ko ngira ngo icyo gihe Junior yaravuze ngo umuntu wanamugezeho kwa muganga wanamurwaje n'umuntu bita Udapasi, ariko abandi ba Bruce Melody ba Riderman ba James bande aravuga ngo nta bantu mu kiganiro yahaye Isimbi ngo nta bantu bigeze bamusura, ashimira Udapasi navuga ngo atanakora indirimbo nyinshi cyane. So ngira ngo muri industry umuntu nta nubwo yakwitega ibintu byinshi cyane kuri Samusuri, ariko yenda n'abazamufasha bashobora kuba hanze ya industry ariko bari mu ndani muri showbiz. Sinkubeshye nta kintu bazamufasha, simubeshye. Muri showbiz niko abantu tubayeho muri showbiz ya Rwanda, nta gufashanya kubaho. N'ubwo umuntu bamwibuka cyagiye yitabye Imana ugavuga ati nose Junior yarwaye igihe kinini, ngira ngo Brava nawe yarwaye igihe kinini, ngira ngo Yanga yarwaye igihe kinini, ariko twagiye kwangwa abantu bamupostinga bagira gute ariko bitabye Imana. So igihe ari none kuvuga ngo ni ideni atavuga ati njyayo mfite urayazi, urumva none uvuga ngo ntabwo urwaye ntabwo ugize gute, umuntu avuga ati ufite ideni we ry'umuntu ufite ideni none nge mfite yenda inzu yangira iki muri cyamunara cyangwa se umwana wanjye wamurukanye, urumva umuntu ahita bari ibindi iyo bigeze mu ideni kuvuga ngo none ngo ni ideni nshaka kwishyura. Umuntu ahita areba kuyanda afite, nta muntu utabufite ideni.
ariko nyamukuru abo bantu nibadohore badohore oya nugusaba ategereze cyangwa bazamukora GoFundMe ariko ntekereza ko nanone bizagenda neza nubwo ibyo bintu bizurungatana bikagira gute ariko byanga bikunda finally birangira bibaye ngira ngo by'uyu munsi nuko nguko ngira ngo nibyo uyu munsi umuntu yavuga amazina yanjye ni Chris Kame iyi ni Kame TV Rwanda mbashimira ko mugenda mubana natwe mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi n'uburyo mugenda mu streaminga n'uburyo mugenda mu sharinga ndetse n'ama comments nuko munyandikira kuri WhatsApp ndabibona rwose ni ikintu cy'agaciro nashimiye urukundo mwampaye muri kariyeri nashimiye uko mwanyakiye n'abatugira inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi bakobwa ati mukosore ikizo nama nazo ubwazo ziba zikenewe ni ikintu cy'ingenzi cyane ngira ngo umuntu abayeho kubera mwebwe mudahari ntabwo naba ndi hano uyu munsi mu by'ukuri mudufashe twagura umuryango tugira abantu benshi ejo bundi tuzaduserebura 20 butaduserebura abantu 50 butaduserebura 100 why not million ku buryo tubaho muri ubwo buzima mbese tugira umuryango wagutse ndabashimiye